turagusuhuje kandi tuguhaye ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inyungu ziva mu gufasha abandi, abantu benshi muri twe bataramenya. Abantu benshi muri rusange baba bakeneye ibyo kurya n'amazu yo kubamo. Abandi bo baba bakeneye uwabafasha kugira ibyiringiro by'igihe kizaza. Iyo dufashije abantu nk'abo, Imana iduha imigisha myinshi. Mu buhe buryo? Ijambo ry'Imana ribisobanura neza rigira riti, ugiriye neza uworoheje aba agurije Uwiteka, kandi azamwitura iyo neza. Wafasha abandi ute rero? Umuhanga umwe yaciye umugani w'umugabo wahuye n'abajura baramukubita, maze bamusigaho ari hafi gupfa. Nyuma yaho haje umuntu amubonye amwitaho kuko yari yakomeretse cyane. Yaramufashije nubwo batari bahuje ubwoko. Uwo mugiraneza yaramuvuye, amuha ibyo yari akeneye byose, kandi amubwira amagambo meza amuhumuriza. Uyu mugani rero twawigiraho iki? Uyu mugani utwigisha ko tugomba gukora uko dushoboye kose tukita ku bandi bantu bafite ibibazo. Ijambo ry'Imana ribiduteramo inkunga rigira riti, uriganya uworoheje aba atutse uwamuremye, ariko ugirira neza umukene aba ahesheje ikuzo uwamuremye. N'aha dusoreje ikiganiro cyacu rero. Wakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro, tukwibutsa ko niba ukunda ibiganiro byacu ukaba utarakanda kuri subscribe, ayo magambo atukura ubona iburyo bwawe, ntugende utayakanzeho, kuko iyo uyakanzeho bituma ubasha kugerwaho n'ibindi biganiro byacu. Naho ubutaha rero, ibihe byiza, bye.